umwe mu ba mbere mu bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe abatutsi 94 bararashwe, ndibuka ko wari utaravuka. Barabarashe hari i Nyamirambo n'ahandi hantu hatandukanye. Bagushyiraga ahantu bakagupima bakakubaza. Nzabigukoreraho imyitozo. Turaza gukomeza kubashishikariza ibiganiro byacu kandi twifuriza amahirwe abantu kuba ba mbere muri 7 bazatombora ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani. Ni ukwandika nimero yawe ngo amafaranga nzatsindira nimba umunyamahirwe wo kuyatsindira muzayashyire kuri iyi nimero ya telefone cyangwa se kuri iyi nimero ya konte iri muri banki yini. Ubutabera rero kenshi bushimisha uwatsinze bukagayisha uwatsinzwe. Ibyo rero nta butabera buhari, niko byitwa mu nyuguti z'amategeko, ariko logically mu mutwe wanjye mo imbere hariya ntabwo ariko bisonga. Ikindi cyiza rero cy'igihano cy'urupfu ni uko abakorewe icyaha babona ubutabera nubwo ababo baba bareba ari utareba. Reka nongere nkwifurize igitondo cyiza, nongere kwifuriza amahoro y'Imana cyane wowe wakoze subscribe kuri channel ya Rwema Solutions. Reka ngushimire cyane kandi nanone ngushimira ko uri hano wari udutegereje. Twahageze mu kiganiro cya mu gitondo nkuko bisanzwe, nguhaye ikaze cyane. Nibutsa abantu mufite ibirori nk'ubukwe, bridal shower n'ibindi, mukaba mukeneye decoration, reka mbarangire Alice Decoration kugira ngo abafashe kuri iyo service. Abantu mukeneye costume cyangwa imikenyero byose wabibaza Alice Decoration. Ku bindi bisobanuro cyangwa wifuza gukorana natwe, hamagara iyo nimero ubona kuri screen yawe, hanyuma Alice Decoration agufashe gushyira cyangwa se gutuma gahunda zawe zigenda nkuko wabipanze. Yuguhaye ikaze rero kuri kamera, nitwa Beton Sam, imbere ya kamera mukamuhabona Rwema, aho tuba turi kumwe nyine mu biganiro byose tugenda tubagezaho. Reka ntangire mu ikaze, ndakwakiriye cyane. Bitese sawa cyane. Waramutse ute? Naramutse meze neza. Nguba waramutse umeze neza nibyo nge binsetse. Nose unagusubiza. Tuvuga uko waramutse nyine bimegira inzira ubwo. Umuntu buri gihe baramutse ameze neza, ndabuka ameze uribuye se? Je ndabuka ameze neza. Uye niryo ridahindura eta. Nase kimisi dasa. Ubwo naramutse meze neza, ejo nzaramuka ameze neza cyane. Sure. For sure. Mu gihe Trump akivuga ko hari abantu bafite umugambi wo kumwica, ariho ukibamwicira rimwe nanjye. No mu bihe byashize kera bavuze kuri inshuti basajya bakora kopi nyine. Trump yavuze ko hari abafite umugambi wo kumwica, ubu niyo makuru ari hanze ku mihanda, urumva? Hanyuma ngagiye kongera kwiyamamariza hamwe bamurasiye. umva bano bana amakafe turakunze amakafe yawe iraryoshye cyane, murakoze cyane. Barakunda amakafe. turakunze amakafe yawe araryoshye cyane. Reka dutangire dushima, dukomeza gushima cyane abantu bacu badukurikira bari hirya no hino ku isi, bapfa gusa kuba bumva ururimi rw'ikirundi ndetse n'urw'ikinyarwanda cyangwa se izishamikiye izo bita dialects. Ntabwo ziriya ari indimi. Ururimi ni ikinyarwanda. Iyo tuvuga ngo ikinyafumbira, ngo ikinyabwisha, ziriya ni dialects. Dialecte. Ururimi ni ikirundi n'ikinyarwanda. Bapfa gusa kandi kuba barakanze kuri subscribe, abatarabikora babikore none. Inyungu ziri kuboneka kuri twese.
twibutsa abantu ko muri buri kiganiro habamo kwiyandika, sibyo? Ushaka kuzahabwa ku itariki 24 z'ukwezi kwa munani ugahabwa ibihumbi 20. Muzaba muri abantu 7. Inimero ukayandika uti muzayashyire kuri iyi nimero nimba umunyamahirwe. Ibyo gusa. Aya mafaranga ibihumbi 20 muzayashyire kuri iyi nimero nimba umunyamahirwe. Ukabyandika mu kiganiro. Ikosa wakora ni ukubyandika mu biganiro 2. Nimero imwe ikazibona mu biganiro 2. Aho ho wabuhiye. Sibyo? Yego. Naho ubundi kuri buri kiganiro tuzajya tubashishikariza kubera umuco natangiye gushyira mu bikorwa wo gusiga legacy. Urumva? Ntangiye gutegura ahanyuma hanjye kuko urugendo kurube yatangiye kugira iki. Nari umusore ndakura nsimbuka cyane, igihe kiragera bitangira kugira gutya. Bari gusubira hasi. Niba ari biri gusubira hasi rero, ubwo rero ndi kugana iyo naturutse. Ngomba gutangira rero kugira umurage, nicyo kintu kinini umuntu yasigira isi. Urumva? Ni ugusubiza amafaranga aho nayakuye muri sosiyete. Tuzatangira rero. Twaratangiye deja. Tayari twaratangiye. Twaraye dutangiye mu kiganiro cya nimugoroba. Biyandike, umuntu azajya yiyandika ashyireho nimero ya konti, ayo mafaranga azajyaho n'abumwe mu banyamahirwe, cyangwa se nimero ya telefone ibaruye muri MTN Mobile Money. Nibyo. Dukomeze rero n'ikiganiro cy'uyu munsi. KNC TV ye ikomeje kwanika abantu. Urumva? Ikomeje kwanika abantu ku Kabusunzu ntaho Sikovi adafite ku Karubanda. Playinga video nkoherereje urebe. Turaza kwishira abantu barebe cyangwa barayireba rwose. Barayireba pe. Ngurwa no kubona umugore we ari we wambariye ubusa undi mugabo, imyambaro yabo yose iri ku gasozi. Njewe nagiye nkikimara kuhagera, umugabo arampamagara ngo ngo boss nti ati bite ini ni byiza. Wumvise umusaza ukuze unanduta, ariko ntabwo anduta, aranduta ku mubiri, ariko mu myaka ndamuruta. Ni bya bindi nyine umuntu aba yarariye nabi. Ku mubiri aranduta, ariko mu myaka nkamuruta. Ngo nikigera, urumvise rwa rurimi nikigera, subiza inyuma gato wumva. Ngurwa no kubona umugore we ari we wambariye ubusa undi mugabo, imyambaro yabo yose iri ku gasozi. Njewe nagiye nkikimara kuhagera. Nagiye nikimara kuhagera. Umusaza yakomeye abari gusambana, amaje kungwira, abaransunitse, amaje kunsunika, asubira inyuma areba hamwe yari yasize amapantaro ye, abayisa yafata ahita amanuka yirukanka gutya. Ntago yambaye, yamanutse yirukanka, abantu bose bamubonye. Aritase ko ari umugabo wanjye mu buhe buryo? Nuvuga umugabo uri kumbwira yuko ari umugabo wawe, ntabwo ari umugabo. Nje nta mugabo ngira. Kubyara nasubu ni we wenyine nabyariye. Nabyariye abagabo 2 muri bose, nta mugabo urimo wanjye. Uwo nzajya mbona wese nzajyamo. Topic y'uyu munsi niyo ngiyo. Kongeraho ko General Makenga kwanza bari nawe duheraho yakatiwe igihano cy'urupfu. Kundeba Makenga uyu wagane na Sikovi z'ubundi. Arukatirwa nande? Na leta yiwe. Na leta ye. Nanjye ngo leta yiwe. Urabona ko nanjye muri kuranduza. Na leta ye. Bamukatiye igihano cy'urupfu. Ubu Sikovi yaba yitegura tumuhe misiyo ajye kumubaza uko yabyakiriye, kuko abandi ntabwo azabasubiza neza nkuko twifuza. Subwo icyo gihano kiba kigomba gushyirwa mu bikorwa. Ntabwo mbizi. Ubundi subwo waba ugikatiye icyo utazagishyira mu bikorwa. Byaba ari ukwikina se. Cyangwa uvuga ati yaki. Ntabwo ari ibyo gusa.
na RDF, vuga ngo RDF nayo yarezwe gusabota umutekano na security n'uburinzi bwa GPS z'indege za Kongo zose. Ubu ngo bari gutwara nk'abagendera muri Puemoro, ni uko utazi gutwara moto. Wowe se ntubizi nyine kutabizi? Ndavuze ngo iyo ukase imodoka ukazimya cyangwa moto ukazimya, igenda bugorofani. Niba uzi gutwara ingorofani, indege zo muri Kongo zose ziri kugenda bugorofani bitewe ngo n'ibyo RDF yabakoreye. Ntumbaze RDF ari ibiki, ntabwo njyewe mbizi. Heruka baba barwana na M23, bo bakarwana na M23 iri ku ruhande rumwe, ku ruhande rwabo bakarwanana na FDLR n'ingabo za SADC zirimo aba South Africa, aba Zimbabwe, aba Malawi n'aba TZ. Umubare wabo n'izindi mitwe yitwaza intwaro ngo n'abazarendo ntabwo nzi uruhuri ko rungana. Ariko ngo RDF yo yishe indege bazitwara bugorofani. Ubwo rero batabaje communauté internationale n'abandi bose babishobora kubakiza uwo mwanzi witwa RDF. Kandi nabonye na ntuzana harya wa general Nanga, nabonye nawe bamumereye bari kumureka, kandi nawe arimo mu baregwa. Ngiye navuze uri ku ruhembe rw'umuheto, nuko ari we wenyine, sibyo? Navuze ku ruhembe rw'umuheto, ibindi mwamwirwarize, namwe muri abantu b'abagabo. Noneho rero ngiye kubabwira, mbere yuko tugaruka nyine kuri iriya nkuru iyo kwa Kenisi, sibyo? Ubwo ndabanza mbabwire iby'urupfu nyine n'igihano cy'urupfu, sibyo? Kwanza reka mbanze mubwire ibyiza by'igihano cy'urupfu. Ibyiza vuga, ahubwo nsubire mutangiye kwivuga ibyiza by'igihano cy'urupfu. Ibyiza by'igihano cy'urupfu, ikintu cya mbere urumva, igihano cy'urupfu gitera ubwoba. Vuga ngo gitera ubwoba. Nanjye cyabuneye. Kubera ko gitera ubwoba rero, ahantu kiri abanyabyaha noneho batangira gutera imetero. Kugenda gake. Wabyumvise? Abanyabyaha bikomeye n'iby'ubugome, kuko nibutsa abantu ko ibyaha bibamo ibice bitatu. Hari ibyaha by'ubugome. Mu Rwanda ibyo bihanishwa igihano kiri hejuru y'imyaka 5 kugeza kuri burundu. Ibyaha by'iki? By'ubugome. Hanyuma ibyaha bikomeye bihanishwa byibura maximum y'imyaka 5 kumanura ukageza ku myaka 2. Ubwo nibeshye cyangwa amezi 6 niba nibeshye. Oya, ko ndamanura. Icyo mvuga ibyaha by'ubugome ko numva ari byo bihanwa. Ibyaha by'ubugome nyine birakomeye cyane. Bihanishwa igihano kuva ku myaka 5 kuzamura ukagera kuri burundu. Naho ibikomeye ni munsi y'imyaka 5 ukaza ukagarukira ku myaka 2. Ibito ni kuvana ku myaka 2 ukamanuka ukageza ku isaha imwe, niba ni igihano cy'amasaha kibaho nacyo. Ntabwo wabufunze neza, ntabwo amasaha mama shenge byaterwa no kufunze wenda. Nese record yawe nyine ntiba yanditswe ko ufunze. Urumva? Igihano rero cyo y'urupfu gitera ubwoba, bityo gufata icyemezo gihanitse cyo guha umuntu igihano cy'urupfu bituma abandi banyabyaha batekerezaga gukora ibyaha by'ubugome, mvugira mu byaha by'ubugome, batangira gutera imetero. Mbere yo mbese bakajya babikora basinye tu bati kama mbaya. Niko kamaro, ni nacyo cyiza cya mbere kiza ku isonga cy'icyaha cy'igihano cy'urupfu. Hanyuma hakaba kurenganura abababajwe n'abo banyabyaha bahawe icyo gihano. Iyo wabihamijwe n'urukiko ku rwego rwa nyuma, niyo waba urengana, twebwe twemera ko wabikoze, sibyo? Hanyuma ababikorewe rero na sosiyete muri rusange baba babonye iki? Ubutabera. Kabone n'ubwo
ba nyiri guhanirwa umuntu bo baba babona ari ubutareba. bwaretse kuba ubutabera. Sosiyete y'ibifata nk'ubutabera, abandi bo ku giti cyabo bagahitamo kubifata nk'ubutareba. Gukumira ubwicanyi, bene ibi bihano kenshi bikunze guhabwa abicanyi, uretse ko n'abacuruza urumogi babihabwa. Mu Bushinwa birahagije kurya ruswa y'igihumbi cy'amafaranga y'u Rwanda ugahabwa igihano cy'urupfu. Hari umuntu uba wishe se mwana? Biterwa n'uburemere bw'icyaha. Icyaha cya ruswa nacyo kiraremereye rero, kiri mu byaha by'ubugome hano mu Rwanda bidasaza, cyo hamwe n'icya jenoside n'ikindi cyo gusambanya umwana. Urumva? Ikindi cyiza rero cy'igihano cy'urupfu ni uko abakorewe icyaha babona ubutabera nubwo ababo baba bareba ari ubutareba. Akandi kantu keza, umva aka kantu ku gihano cy'urupfu. Igihano cy'urupfu gifite uburemere ku buryo nta munzani n'uyu umwe uri ku isi wagiterekaho ntuturike. Ni ukuvuga ngo nta munzani n'umwe uri aha ku isi bashobora guterekaho igihano cy'urupfu bikemera ibiro bakabipima bikabarika, uraturika. Igihano cy'urupfu gifite uburemere. Muri Amerika kiracyabayo, ariko badutegetse hano mu Rwanda kugikuraho. Sinzi, reka ndebe ko b'abadepite baburungushiye ejo bundi bazagitora kikagaruka. Kuko kigarutse ba Kazungu ntibazongera, bene bariya ntibazongera. Ubwo kigarutse babaga bafunzwe burundu. Bo biba byararangiye, ntabwo cyabareba. Igihano ntabwo kireba abakoze ibyo byaha mbere y'uko kijyaho. Ariko ubundi ubwo bivuze ko iyo kiba gihari. Ibyo kiba gihari ariko atari bo gishyiriweho. Ndavuga iyo kiba gihari. Iyo kiba gihari Kazungu aba yarariye ifuni kera. Niba ariyo yagakoresheje ko badesida n'ukuntu ugihabwa. Hari ibihugu nzi bakoresha amashanyarazi. Hari n'ibyo bagutera urushinge, hari n'ibyo bakumanika mu kagozi kwa kundi nyine abantu biyahura nk'aho babuze ababahura. Ujya ubona ukuntu babigenza. Hanyuma igihano cy'urupfu gikingira umuryango. Uyu muntu ugihawe aba ari mubi ku muryango rusange ndetse n'uwe bwite. N'uwe bwite nabo bariruhutsa nk'abandi bose. Hari uguhindura umuco mubi, kuko ngo agahugu katagira umuco gahinduka ico. Nyine gahinduka ico, nyine karacika. Nabyo ni sibyo. Kandi ngo igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Ivuga ngo igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Igihugu kidakubita imbwa cyorora imisega. Kugira igihano cy'urupfu rero byoroha cyane guhindura imico mibi y'ubugome buba mu bantu bo muri icyo gihugu. Bityo rero kirushaho kuroderesa sosiyete mu buryo bumwe no kuyigira mbi cyane kurusha mu bundi buryo. Ari nayo mpamvu hari ibihugu bya adopta kandi nabyo byinshi umuco wo gukuraho igihano cy'urupfu. Hari kugabanya ibibazo by'amagereza. Wowe uhaye umuntu igihano cy'urupfu, sibyo? Kandi ugiye kumutunga mpaka, kumugaburira adakora konsoma gusa, no kwivuza ni wowe umuvuza. Buri kintu cyose akeneye ni wowe ugitanga. Ubwo byaba bimaze iki se cya gihano? Nice bigira inzira wunguka ibyo biryo n'iyo myambaro n'iyo miti n'ayo mazi n'amasabune n'ibindi byose. Erega barimo barandeba
nta santima ziba mu mategeko wapi barimo barandeba bafite agahinda nkumva biransekeje mbareba ukuntu bandeba nkumva ndumi si amategeko. ariko nubwo igihano cy'urupfu rero gifite ibyo byiza nkubwiye, ibibi byacyo byo ni umurengera. Umurundo nanone. Tega amatwi wumve. Ibibi byo gutanga igihano cy'urupfu bitanga ubutabera butuzuye, kubera ko bubonye bariya bakorewe icyaha, ariko ba nyiri umuntu wagikoze babuze umuntu wabo. Ubwo se si wowe umubambuye se? Urumva bazongera kukureba neza se ngo nuko yari mubi? Mu Kinyarwanda ngo ibyaye ikiboze irakirigata. Bazakomeza kukureba y'ingwe kandi nubwo umuntu yaba ari umugome. Bazakomeza kukureba y'ingwe. Uyu muntu yaradutunze, yagendaga kwica, agakora ubwicanyi, akatuzanira tukarya. Ubuse tuzongera kurya gute? Stili barakureba nabi. Cyangwa se nubwo bamuvugira ko ibyo yakoraga ari byo, niba batari ubwicanyi. Dufate nk'urugero ubundi mu Gifaransa baravuga ngo la fin justifie les moyens. Ibyo ugeraho byiza biremewe tutitaye ku nzira wanyuzemo. Ibyo ugezeho byiza byose biremewe hatitawe ku buryo wabigezeho. The end justifies the means. La fin justifie les moyens. Uyu muntu wacu wishe yaradufitiye akamaro nubwo yari umunyabyaha. Wakumvise akantu? Ububi bw'igihano cy'urupfu gitanga ubutabera butuzuye. Biba ubutabera butuzuye iyo ababuhawe bombi batashye bababaye, ariko batashye batishimye, ariko byibura at least ntibazagaruka. Batashye batishimye bombi, ariko byibura ntabwo bazagaruka gutera amahane, barataha gutya banibagirwe rwose ko byabayeho. Urumva? Ubutabera rero kenshi bushimisha uwatsinze bukagayisha uwatsinzwe. Ibyo rero nta butabera buhari. Niko byitwa mu nyuguti z'amategeko, ariko logically mu mutwe wanjye mo imbere hariya ntabwo ariko bisona. Ariko wahanwe wakosheje kandi nibyo ndi kukubwira. Ndavuga wakosheje we nta butabera bwo buhari se? Abahanwe n'amategeko. Abahanwe ariko se ba nyirawe. Icya kabiri ko bitari bunazure wa wundi yishe. Ko n'indishyi akenshi ushobora gusanga ari impapuro bazatunga gusa, nta kintu cyo kugurisha cy'uyu muntu gihari ngo bishyurwe ibyangiritse. Kunyumva? Ndakumva cyane. Kutagira uburyo bwo kwisubiraho. Ubundi igihano nyacyo, iyo mfashe akana kanya nkagatsiburiye inkoni ku kabuno. Iyo mfashe akana kanya nkagatsiburiye inkoni ku kabuno, kubera ko kanyaye ahatari ngombwa. That is an example. Amakosa ni menshi kakubitirwa iyi nkoni ku kabuno. Ntabwo kongera, niyo kongeye kabyibagiwe kikora ku kibuno kashima ngo ayiwe nta muntu mbonye. Iyo uhaye umuntu igihano cyo gupfa rero uba umwimye amahirwe menshi yo kwisubiraho, yo kwihana, bityo ugafasha Imana kumucyura kwa shitani nkaho yo byayinaniye. Uwakoze icyaha wese akwiriye kugira umwanya wo kugira gute, wo kwiyumvira, akitekerezaho, akisubiraho. Uzatangara cyane Kazungu twumvise ngo yarahindutse
yabaye umuntu muzima. Kazungu ariko Nk'urya we undi w'Ikanombe oya atari buriya undi wa mbere wakasa mutwe umwe utera ubwoba bakarasira ngo bakarara barota agiye kubarya. oya ntabwo urabona hano nakatirwa yarakatiwe burundu. Ba Kazungu ni benshi, uriya wejo bundi w'Ikanombe yiyongera no ku wundi Kimisagara wakase umutwe umwana na nyina hari. Urumva nawe ba Kazungu muri make. Iyo mpuye n'umuntu witwa Kazungu ntangira kwibaza ibibazo birindwi. Ni izina ugenderaho. Okay. Hanyuma hakaba ingaruka ku miryango yombi. Guhanisha umuntu urupfu bishobora kugira ingaruka mbi ku miryango y'uwahanwe, cyane cyane abana babo, sibyo? Ndetse na ba nyir'uwishwe. Ba nyiri gukorerwa icyaha, kuko ntabwo ari ngombwa ngo umuntu ahabwe igihano cyo gupfa kuko yishe gusa. Hari ibi n'ibindi byaha hano nakubwiye mu Bushinwa icyaha cya ruswa gihanishwa igihano cyo kwicwa. Urumva abantu bashobora kubura rero urukundo rw'umubyeyi wabo. Buriya ibyihebe byose byo ku rwego rwa nyuma nta handi harengaho nabyo bigira urukundo, kandi bigira urukundo ku miryango yabyo, kandi abana babyo n'abagore babyo barabikunda cyane. Urumva rero cya gihano gifite ububi kuko uyu muryango urahita uba mubi nawo mu cyiciro cya nyuma. Barimurikira mu cyiciro cya nyuma cy'ubudehe, nabo bashobora no kuba babi cyane kuruta se cyangwa nyina, sibyo? Hari ukudakemura ikibazo nyamukuru. Igihano cy'urupfu ntikiri buzure niba ari uwo yari yishe, ntabwo kiri bumuzure yawe na gato. Yewe no mu ndishyi ngo bavuze ngo bamuciye indishyi ngo za miliyoni 200, bishobora kurangira nta n'ibihumbi 200 abonye. Urumva? Kudakemura ikibazo nyamukuru, guhonyora uburenganzira bwa kiremwa muntu. Umuntu wese akwiriye kubaho nubwo yaba ari umugome. Ari abandi birirwa badukatira urwo gupfa bakaduha n'iminsi, babimenye ibyo ndabibabwiye. Buri muntu wese afite uburenganzira bwo kubaho, niyo waba uri igisamagwe, niyo waba umeze ute, ubwo qualification bagushyiraho iyo ari yo yose, kuva waravutse wemerewe kubaho kugeza igihe uzapfira. Nta muntu n'umwe ufite uburenganzira bwo gufasha Imana kuyikoherereza cyangwa kukohereza kwa Satani. Urumva? Hari ugutera ubwoba mu muryango rero. Igihano cy'urupfu gishobora gutera ubwoba mu muryango bigatuma abantu bahunga ubutabera. Bitewe n'umubare w'ibyaha bakora, ntawe ushobora kwigaragaza. Benshi muri bo bakoresha uko bashoboye kose bagahunga ubutabera ngo batazaryozwa iki ibyo bakoze ku bw'ubwoba bw'igihano bahabwa aricyo cy'urupfu. Sibyo? Igihano cy'urupfu gituma hatabaho ubucukumbuzi bwimbitse. Mu bihugu bimwe na bimwe bakora ubucukumbuzi bwihishe ku cyaha bwimbitse nako, ku cyaha ushinjwa ko yakoze. Uriya bucukumbuzi bwimbitse bakora, hari igihe basanga uwabikoze yari afite uburwayi bwo mu mutwe bumwemerera kujyayo gukora icyo cyaha. Ndabaha urugero, hari umuperezida wo muri Amerika wishwe burundu arapfa. Uwamwishe ntabwo yahanwe. Urumva? Murasura amateka sindibigwe mbabwiye. Uwamwishe ntiyahanwe. Kubera icyo atahanwe, yari yifite ikibazo cyo mu mutwe kidahagije ngo akore ibyo byo kurasa perezida, ahubwo umufiyanse we yakundaga byasaze, yari yaramubenze. Ati kugira ngo nkwemere umbere fiyanse, uzakora igikorwa cy'abagabo. Ati uretse none ngomba kwica perezida wa repubulika nkabiguhamo kado kugira ngo ubone ko ndi umuntu w'umugabo. Arategura, arapuraninga, arategura,
arapuratika birarangira. Umuntu mu rubanza rw'uko bagenda baruca bakurikiranye basanga yarwaye kera, umuntu arwara mu mutwe mbere y'uko n'uyaba perezida basanga yararwaye yarwaye mbere y'uko nuko basanga rero nta kindi bapfaga uretse urukundo yikundiraga umukobwa. Nuko bati uratsinze ubaye umwere, umukobwa aramwemera. Ibyo byanyicira amasaha y'ikiganiro. Okay, byanyicira amasaha y'ikiganiro. Ibihe rero byiza n'ibihe bibi by'igihano cy'urupfu bikomeje kuba intandaro y'impaka nyinshi cyane ku isi, kubera yuko hari ibihugu bikemera bikanagishyira mu bikorwa. N'aha hakurya i Bugande niko bimeze, hakaba n'ibigihakana nako n'ibyabyemeye ku ngufu. Nk'u Rwanda babyemeye ku ngufu, ugikuraho kugisha yego kugikuraho uko cyahozeho. Bamwe mu ba mbere mu bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi 94 bararashwe. Ndibuka ko wari utaravuka. Barabarashe hari i Nyamirambo n'ahandi hantu hatandukanye. Bagushyiraga ahantu bakagupima bakakurasa. Nzabigukoreraho imyitozo. Nukora igihano nukora icyaha sibyo, aho kugira ngo ujye kurushya leta guhita bakurasa. Nzabikwereka mbese ndi kubigukoreraho kugira ngo umenye yuko hari ibidakiniye. Nzabimenya ze kuzaba wadaje. Ntabwo nzakwica ngo gusa ninjye uzashaka gushaka nanone gupfa. Nukurasa amaguru. Nzakurasa amaguru, hanyuma niwumva uburibwe bwo ku maguru uzamenya uko ubwo mu mutwe bimeze. Uzarase nko ku kaboko amaguru. Nyine wowe nta kibazo, uburibwe nzi ko uzabwumva maze ugereranye uti noneho ibintu numvise iyo biba ari mu mutwe byari kumera gute. Bintera ubwoba, nanjye ntera imetero. Nawe ujye utera imetero mbese mbere yo kwikoza twatundi ujya wikoza rimwe na rimwe nkareba umwana uri kubikora. Uzatangira gutera imetero, sibyo? Ibyo rero bikomeje gutera impaka by'igihano cy'urupfu, haba mu bihugu bigifite n'ibitagifite. Urumva kuko uburenganzira no ku burenganzira bwa muntu birahonyorwa cyane mu muryango w'ibihugu bigifite, na cyane cyane no mu bindi bihugu hirya no hino ku isi. Tugarutse rero ku nkuru y'akasamutwe yo kwa Kenisi muri TV1, sibyo? Tuyinshyirira hano ku ruhande bayireba, ruhande rwanjye bayibonye. Urumva abari gusambana, amaje kungwira abaransunitse, amaje kunsunika asubira inyuma areba hamwe yari yasize amapantaro ye, abayisa yafata ahita amanuka yirukanka gutya. Ntago yambaye, yamanutse yirukanka, abantu bose bamubonye. Iyi nkuru yo gucana inyuma bapandura ije mu gihe Mateteri ari kuntukasha n'ukuntu mukunda. Yaguhaye Mateteri yampaye. Ni intumwa ze zaravuze ngo ni intumwa ze kuko nta hantu handitse Mateteri. Reka bantumye ababyeyi rwose. Iyo ntanze ikiganiro ukabimfasha nyigisho, sinjye mba nakubwiye ngo ubizane ku mihanda. Ibyo mubigumane, ntawe nzapfunura mu gikari. Cyane ko atari wabikwibwiriye ngo urayize ubishyire hanze. Ntawe nzapfunura mu gikari cyiwe. Ibintu byose nka perezida w'imihanda banzanira ku mihanda, urumva nkabibonamo isomo ryo guha umuryango mugari wa miliyoni 50 ziri hirya no hino ku isi zumva ururimi rw'ikirundi n'ikinyarwanda neza. Nzabikora ntitaye kuwuriwe. Iyo privacy yawe kuba atari nge wayishyize ku Kabusunzu, dore ko kwa Scovia ku Karubandi hamaze amezi, ibyo kubimbaza rwose uraruhira ubusa. Ntanga comment, pfa kuba nzi yuko iri bufashe byibura umuntu umwe cyangwa babiri cyangwa batatu ku mihanda, sibyo? Gucana inyuma, sibyo? Gufatwa uca inyuma uwo mwashakanye bituma utakaza icyizere wari ufitiwe mu muryango wawe bwite, mu muryango mugari no ku mihanda. Iyo kamera za TV1 cyangwa se za ya yindi ni BTN
zikwanitse imihanda ukaza kunyikorera ngo ni njyewe wabikoze, uba umeze nk'uwandika ku mazi ukavuga ngo ni nsoma ibyo wanditse. urumva utakarizwa icyizere mu muryango, ari uwawe bwite, ari n'umuryango mugari wagutse wawe nanone, kandi hamwe n'umuryango nyarwanda, twongeyeho no ku mihanda. Imihanda yaguka imbibi bikarenga no muri Amerika, sibyo, za Canada, Australia n'ahandi hose ku isi. urumva uwo mwacakanye rero nawe ntazongera kukugirira icyizere, kabone n'ubwo mwakwiyunga. Abantu bajya kwiyunga, umuntu aba ari gufata cya kibi cyoroheje kuko yabuze andi mahitamo. muri bya bibiri twaraye tuvuze, sibyo, aba ari gupfa guhitamo ikibi cyoroheje kuko nta yandi mahitamo yandi asigaye. urumva mu mubano wawe rero byanatera kwangirika gukomeye k'uwo mubano, kuko nta cyiza kizajya mbere ikindi gihe. hari uguhangayika n'ububabare wowe wafashwe wagize. ni ukuri ndakubwira yuko iyo bagufashe, uyu mugore urimo kwiha akanyabugaho nk'aho yabuze akanyabugore ngo nta by'abandi yatanze, yatangaga ibye, ikimwaro cyuzuye ku maso, abantu bari kukireba mwitegereze. yajyana kugenzura uwawe ntabwo cyavaho. niyo wakaraba isabune yo muri hehe, urumva ntabwo iki kimwaro cyakuvaho, ntibishoboka. urumva ngo ni ibyawe watangaga. reka nkubwire ntarakomeza akantu, umva kano kantu uze no kugashyira mu byo uri bukate. umugabo yaganiriye n'undi mu gitondo, mbaza ngo baganiriye ibiki? baganiriye ryari? mu gitondo. urumva uwa mbere abaza undi ati mu buryo busanzwe ukorana imibonano mpuzabitsina n'umugore wawe ryari? ntabwo birewe kuganira. nuko aramubwira ati buri gihe iyo mvuye ku kazi nkigera mu rugo njya muri dushe, naza tugahita tubirangiza. ati nibwo bindyohera. ati ariko se wowe ubikora ryari? umaze gusubiza abazungu ahita amubaza ati ikibazo ko nubwo ari icy'amatsiko, wowe ubikora ryari? ati njyewe buri gitondo saa 11 zuzuye nibwo mpita ntera akabariro. ndati se kubera iki wahisemo ayo masaha? yungamo nyine wamubaza bibiri kandi we yamaje kubera iki wahisemo ayo masaha? ngo byibura njyewe mba nzi yuko ari njye wa mbere umubanje. ngo at least njyewe mba nzi ko ari njye ubanje uwo munsi. uza avuye mu kazi. ibyo ni wowe ubivuze. ibyo ni wowe ubivuze, ntabwo ari njyewe. ikindi kibi rero, urumva, ikindi kibi gikomeye, hari uguhangayika, sibyo, tuvuye ku guhangayika n'uburibwe uwaciwe inyuma ashobora kugira, ahangayikiye ibikomeye uwamuciye inyuma. mu gihe nabanze kukubwira ko n'uyu wamuciye inyuma, iki kimwaro niyo yakoga isabune akisiga amavuta meza ate, akibagisha mu maso, bya bindi bita estetike, ngo chirurgie estetike, niyo wagira ute ntaho kijya. urumva nta hantu gishobora kujya. hari ugushwana kw'ingo, ingo zihita zishwana nyine. none se nureba ko bari gushwana? ati kubona umugabo bari gusambana ari umpamagara ngo ninze ndebe uko bari kubigenza. maze rero umugabo kubera ihungabana ari kugendana ikariso y'umugore akamanika, ati singiyi, ati nimurebe rwose, ati ntabwo ari umuntu wambwiye ngo basambanye, njye namwifatiye ubwanjye, dore n'ikariso ngiye. hanyuma nyamugabo nawe ngo yirutse umuhanda wose yambaye ukuri, dore ko ubusa bwo ababwambara ni benshi hano ku mihanda. ibibazo by'ubuzima bisanzwe, umuntu arahungabana kandi ashobora kugira ibibazo bikomeye by'ubuzima bwo mu mutwe bukabije,
uburibwe n'indwara z'umutima cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima bwo mu mutwe, akabura ubivura, kuko ibwa mbere no kugira kuraje yo kujya kwivuza ni ikibazo. Hanyuma unagezeyo amafaranga ya fagitire rwose ku isaha ntabwo wayibona. Ntekereza ko abo bantu bakorera ku isaha nka Rwema Solutions njye muheruka mbaca 177 ku isaha, ariko uyu we kabisa fagitire niba bahari mu Rwanda ntekereza ko yarengaho, kandi mitiweli irimo. Kuko itarimo se ubwo baganga bazacuruza ryari? Hari igihe rero wigirira impuhwe nawe ukiyumva nabi, wowe wakoze icyo cyaha, igihe ufite umutima uhana utarabaye akahebwe, nawe wiyumva nabi ukaba watinyuka ukajya mu rusengero ukihana, bakagusengera ugakizwa. Mbonereho kwiyama abagabo n'abagore ngo bumva ngo bari mu bihe byiza, urumva, bagatangira bakamanika garo, bene data rero ko mundeba ukuntu ari umusambanyi nasambanye na pasiteri uriya cyangwa se uriya mugore mama pasiteri. Arewe waramaze niba warabikoze kuva mutarafashwe, genda wiherere n'Imana yawe mu birangize, hanyuma ugende n'uwo mwasambanye mugire gute, mu birangize musabane imbabazi, birangire. Kubishyira ku karubanda kwa Sikovi uzicuza, ku Kabusunzu ho biba byarenze ihaniro nta wabigarura. Kwa Sikovi niho tugarukira ku karubanda, urumva. Ibizakurikiraho uzabyirengera, ubwo gukizwa kwawe nzareba aho uzakujyana, n'Imana ntizabyakira. Imana irababwira ngo mugire ubwenge, nubura ubwenge nzakureka, urumva. Hanyuma hakaza ingaruka ku bana rero. Iyo mumaze gushwana no gutandukana hakurikiraho ibintu bibi cyane. Ingaruka ku bana, abana babona ababyeyi babo bashwana, abana babona ababyeyi babo bashwana cyangwa batandukana kubera gucana inyuma, bishobora kubagiraho ingaruka zikomeye kandi mbi mu mikurire yabo no mu mibanire yabo n'abandi bana, none n'indi miryango iyo hanze atari mu rugo ubwabo. Muze muri komenti byababayeho ntisimubizi se ndi kwirwanya gushakisha. Ngewe abo ndi kubwira bamwe byanababayeho tayari bari kuryaho, abandi bagasogongera, abandi bakanywa rwose bakunda. Hanyuma hari uguta inshuti n'imiryango. Bene ibi byaha bishobora no gutera gatanya. Gatanya iremeye mu mpamvu zo gutandukana kwa babiri. Iyo umwe muri bo yakoze icyaha gisebeje umuryango, bwa mbere mu muco nyarwanda baraguca, biremewe, nta naho byagiye. Hanyuma no mu mategeko iba impamvu ya gatanya kubifitemo inyungu. Umugabo wawe bamufatiye Kimisagara cyangwa umugore wawe bamufatira Igikondo ari gusambana, urabimenya. Kibimenya ni impamvu yemewe washyikiriza urukiko usaba gatanya, utiriwe ushaka izindi nyinshi kandi ukayihabwa. Ibi nibyo bibi, liste ntabwo ari exhaustive. Ibi bivuga ngo liste y'ibibi byo gucana inyuma ugafatwa, none batari ugupfa guca inyuma gusa, bakabigufatiramo. Liste y'ibibi byabyo ni myinshi, nge ngarukiye ahangaha, sibyo? Kwangirika k'umubano wa babiri no gushenjagurika no gushwanyagurika bitangirira, urumva. Icyizere n'umubano wanyu cyubatswe hagati yanyu igihe byaba bimaze bihita byangirika, umubano ukagana kuri burundu, hafi yabwo rwose hakaza kwishinja hamwe n'ikimwaro, sibyo? Ugahura n'ingaruka mbi z'ubuzima n'umutungo, ndetse no guhungabana k'umutungo. Mwari babiri none ugiye kuba umwe, kandi kugira ngo uzabashe kwinjira ahantu wakuraga amafaranga nabwo uvuga ngo baravuga ngo iki, kuko Sikovi yaba yabishyize hehe, ku karubanda. Nta muntu n'umwe usigara atagize ate, atabizi. Gushwana mu muryango, haba uwo wawe guhora mutera induru n'umuryango mugari, ntawe ugucira akari urutego. Hari uguta imirimo n'indi mishinga ngo batongera kukubona.
ngo bakagira ngo iki. Akongeraho gutandukana kw'inshuti n'abavandimwe, kwangirika kw'izina ryawe bwite. Kubaka izina ngo biravuna, ariko kurisenya amasegonda 3 aba ahagije ngo ryangirike. Nakubwiye ngo muri bya bindi tumaze iminsi bya yasaga, abagize nabi bose ntabwo nabo niyo bazakaraba isabune zisa gute bakisiga amavuta ameze gute, bizabagora kwikuraho iyo sura nambara mu mwanya wabo. Ariko Imana ndayikunda, uzi kwibagirira impuhwe ikabona bibarangiriyeho, ikemera igaterura ikimwaro cyaho ikaza ikakinyambika. Imana ni nziza ibihe byose, ibihe byose Imana ni nziza. amen. Hanyuma inama rero ni ukuvugana neza, kuganira. Umuntu ushaka ko uwo bashakanye atazamuca inyuma agahora atekereza we gusa, kabone nubwo yaba adahari ngo atamufata. Ganira nawe ibihe byose, ku buryo ikiganiro cyanyu gihora ari cyiza ibihe byose, sibyo? Ku buryo ahora akumbuye kuganira nawe. Hanyuma ni ugukomeza nyine urukundo muri ubwo buryo. Intambwe ya mbere niyo, ujye ufata umwanya wo gushyikirana no gukomeza urukundo mu mubano wanyu. Urukundo ni rwo rufatiro rw'umubano udacana inyuma. Ikindi, ni ushyira imbere uwo mwashakanye kuruta ibindi byose, bizatuma nawe ya law of attraction bikora. Bizahita bikora utiriwe ubimusaba, nawe yumve agomba kugushyira imbere mu mikorere ye yose. Ibyemezo byose ufata bigomba kubanza kurebana n'umubano wawe nawe. Ibyemezo byose ufata, niyo byaba ari ukurwana mu kabari, uri kunyumva? Reka ibyemezo byose ufata si ngombwa ngo bibe ari byiza buri gihe. Hari n'igihe ufata ibyemezo bibi. Igihe rero wiyemeje gukora nabi, niyo byaba ari ukurwana mu kabari, byose ubikore mu nyungu z'urugo rwawe. Urumva? Gufata umwanya wo kwishimana n'uwo mwashakanye kenshi, uko mbese wabishobora kose. Inzitwazo ukagerageza cyangwa se ukabikora ukazikuraho. Hanyuma mukirinda ibishuko by'ubusambanyi, kuko Satani niyo ntwaro. Ikintu bita ubusambanyi Satani aragikoresha cyane rwose. Mbwira abantu ko abagabo benshi ntabwo bajya mu busambanyi kuko banga abagore babo, ariko nta mugore n'uyu umwe wajya mu busambanyi atanze umugabo we. Ibi ntabwo bisa. Abagabo benshi nubwo atari bose bashobora gukora ubusambanyi batanga abagore babo, ariko nta mugore wakora ubusambanyi atamaze kwanga umugabo we, kugira ngo binamwemerera bikore, byemere, bikunde, nuko yabanza akanga umugabo we. Izi nama turi guha cyane rero ziri kugirwa abagabo, kuko abagore ntibibareba. Nkuko twashyiramo ikimenyetso bihwanye n'abagabo babo. Gushyira imbere ubudahemuka n'ubunyangamugayo, kwa gukorera mu kuri, ukanga ibinyoma, ukabyanga urunuka. Mu isomo rya nimugoroba abantu barikurikiye neza ndakeka, sibyo? Byatuma cyane umugore wawe cyangwa umugabo wawe agukunda ku buryo atazigera ashobora na rimwe kuguca inyuma. Se kuguca inyuma bikaba bimeze nko kurira urukuta rureshya n'umunara w'ibaberi. Nubwo utazwi cyane, ariko uriya w'iparise ntibawuzi. Reka rero dusoreze ahangaha, sibyo? Dusoreze ahangaha ikiganiro cy'uyu munsi, sibyo? Turaza gukomeza kubashishikariza ibiganiro byacu, kandi twifuriza amahirwe abantu kuba aba mbere
muri 7 bazatombora ku itariki 23 z'ukwezi kwa munani. ari ukwandika nimero gusa. Ni ukwandika nimero yawe ngo amafaranga nzatsindira nimba umunyamahirwe wo kuyatsindira muzayashyire kuri iyi nimero ya telefone cyangwa se kuri iyi nimero ya konte iri muri banki iyi n'iyi. Ugapresiza nimero ya konti itagira izina rya banki ni imfabusa, sibyo? Nimero ya konte izina rya banki. Murakoze rero, mugire ibihe byiza, mugire umunsi mwiza, turabakunda. Bye bye.